nkuko bisanzwe tukugezaho amakuru atandukanye abakomeje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. Kanda subscribe nimba bwa mbere udukurikiye, kanda kunzogera kandi kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Gusa muri aka kanya nje kubabwira inkuru y'agahinda, inkuru ibabaje, inkuru iteye ubwoba, inkuru ubona yuko ari inkuru y'incamugongo kuri benshi barimo baragenda bayibona mu bitangazamakuru bitandukanye, nubwo itari yandikwaho cyane cyangwa se ngo ivugwe cyane bitewe nuko amakuru ya nyayo ataramenyekana, ariko urabona ko ari inkuru cyane cyane irimo iragaragara cyane kuri Twitter ndetse no ku status atandukanye y'abantu kuri za WhatsApp, ariko ubona yuko ari inkuru iteye ubwoba kandi ibabaje mu by'ukuri. Ni inkuru rero y'impanuka ikomeye, impanuka ibereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nko ku Kinamba. Ikamyo nimba yacitse feri nta muntu uramenya icyateye iyi mpanuka, dore ko aya makamyo azwi ku izina ry'amahoho akunze kugaragara acika feri maze agateza impanuka zitandukanye. Nayo rero ishobora kuba yacitse feri, ngira ngo murahazi hano hantu bamwe bakunze kugenda mu mujyi wa Kigali. Ni ahantu hari umuhanda umanuka uva ku Gisozi uzamuka ujya mu mujyi, ndetse munsi yaho hakaba harimo uva za Kicukiro ndetse na za Sonatube werekeza muri Nyabugogo. Urabona rero ko iyi kamyo nimba urimo uritegereza neza iyi foto, ni kamyo yakongobotse hejuru uvuye muri uwo muhanda uturuka ku Gisozi mu karere ka Gasabo umanuka usa n'ujya mu mujyi, ariko iyo modoka yaje kurenga inkingi maze iramanuka ijya munsi muri jaride, ndetse yakongobotse cyane birangira iguye mu marigore ari aho ngaho. Ngira ngo urabibona ikizuru cyacitse hasigara ikinyuma gusa, bigaragara neza rwose ko haguyemo abantu muri iyi mpanuka. Ni impanuka rero yamenyekanye cyane, uri kubona ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bitandukanye. Reka dusimbukire nko ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter rw'uwitwa Mutabaruka Angeli, ni umunyamakuru wamenyerewe cyane hano mu Rwanda, ukorera ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda. Yanditse agira ati, iyi mpanuka yabereye ku Kinamba kuri iki cyumweru ishobora kuba imwe mu zikaze muri iki kinyejana. Urebye iyi foto, uyu mugabo rero yandika iyi nkuru yahise ataginga Gasabo district cyangwa se akarere ka Gasabo, ataginga Rwanda Police, ataginga ndetse na TV1 Rwanda, ndetse ataginga n'uwitwa Ngabirano Live 1. Ni inkuru rero ubona yuko yahise yakirwa na benshi, ariko ubona ko agahinda ari kose bavuga byinshi bitandukanye kuri iyi nkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda. Gusa mu makuru Angeli Mutabaruka n'ubundi yakomeje gucisha ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Twitter, yavuze yuko iyi mpanuka yayirebaga we ubwe, ndetse ngo iyi modoka yabonaga agenda nabi ndetse arayibererekera, ahubwo ayigenda inyuma. Amaze kuyigenda inyuma rero ngo yagiye kubona imodoka iramanutse irakonkobotse ijya munsi y'umuhanda, ibintu bibabaje cyane. Nuko rero nyuma yaho aje gutangaza yuko hari rwose abayiguyemo, ariko amakuru ya nyayo akaba ataratangazwa cyangwa se ataramenyekana, dore ko amakuru nyirizina nk'uko bisanzwe atangwa na polisi murabibona ko yanatabaye. Mu mafoto rero atandukanye urimo uragenda ubona muri background, urabona ko Rwanda National Police yahageze ndetse na za ambulance zayo, imodoka zitwara abarembye cyangwa se abitabye Imana babajyana kwa muganga bitabiriye. Urabona kandi ko ni impanuka yatunguranye cyane ndetse ikababaza benshi. Urabona, ngira ngo urabibona ari abaturage benshi cyane bahuruye, abamotari bahagaze, abapolisi barahari, bamwe begereye aho impanuka yabereye, abandi urabona yuko nabo biteguye gutabara. Ariko ikiriho nuko iyi kamyo ihitanye abantu, kandi ikigaragara nuko iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Benshi rero barimo baravuga byinshi bitandukanye, nk'uyu nguyu witwa Yemi Nyamirambo yagize ati, ariko ibi bimodoka feri zabyo zisigaye zitari seriye. Mu minsi yashize kurya nyuma naho hari icyabuze feri, iyo umushoferi atagita muri rigore hari gupfa abantu nabwo. Naho uwitwa Mwene Dawidi yanditse agira ati, how truck zigwa cyane, ni gute truck zigwa cyane cyangwa se imodoka nini zigwa cyane. Angeli Mutabaruka nibwo yahise ababwira ati, iyi ngiyi yari indi imbere maze mbona igenda nabi nyigi inyuma, nuko ihita igwa munsi y'umuhanda. Uwitwa Protas Nitegeka we yahise yandika ati, ko bikaze mana ube hafi abo yagizeho ingaruka bose. Naho Angeli Mutabaruka we ahita amusubiza ati, ntabwo byoroshye, ndetse ahita ashyiraho indi foto itandukanye niyo yashyizeho bwa mbere. Uwitwa Theogene we yahise yandika agira ati, njyewe mbona hakenewe amahugurwa yihariye ku batwara izi kamyo kuko birababaje, bagenda nabi cyane mu muhanda.
bite ku myaka y'abazitwara by'umwihariko, kuko hari ubwo usanga itwawe n'umusore w'imyaka 20 nawe urabyumva agenda ayibyinisha. Uwitwa General we yahise amusubiza ati ariko uri umusazi, none se uragira ngo bazihe abasaza ubundi mujye musinzirira mu muhanda? Naho uwitwa The Street Disciple we yahise yandika agira ati ibaye nta buzima bw'abantu yahitanye nta byaba bikaze abaye ari shoferi wenyine wayigendeyemo. Angela Mutabaruka ahita amubwira ati abantu bapfuye ariko umubare wa nyawo nturamenyekana. Naho uwitwa Uwimana Robert we yandika agira ati uwo niwe wari umushoferi wayo, Imana imwakire mu bayo. Ahita ashyiraho ifoto y'uwari uyitwaye, mbega agahinda gakomeye. Ngiyo rero ifoto y'umushoferi wari uyitwaye nubwo tutaramenya amazina ye. Uwitwa umunyafrika nyawe yahise agira ati abashoferi batwara izi modoka ngira ngo bahabwa target ndende kuko benshi bagenda nabi cyane. Naho uwitwa Jacket we yahise yandika ati ubu bwoko burakemangwa. Ibi avuze rero abantu barimo baragenda babihuza nuko izi modoka zikunda kubura feri maze zigakora impanuka nyinshi cyane. Nagahinda kenshi rero urabona yuko abantu benshi batunguwe n'iyi mpanuka ndetse barimo baravuga amagambo akomeye ndetse n'aya gahinda, amagambo y'umubabaro bitewe no kubona ko ari impanuka iteye ubwoba kandi mu by'ukuri ibibabaje. Gumana natwe rero ni Rwanda Hills Media 250 kugeza amakuru atandukanye abavugirwa hirya no hino mu Rwanda, East Africa ndetse no mu isose muri rusange. Reka rero dufatanye twese twihanganije ababuze ubuzima muri iyi mpanuka kandi tubasabire Nyagasani abakire ndetse twihanganishe imiryango yabo nubwo benshi bataramenya uko bimeze, nayo ikomeze kwihangana aheza ni mwijuru. Ciao ciao naho butaha, turagukunda cyane.